bwa mbere Theogene yanyigishije kubana na bose utitaye ku muhamagaro, ukawukoresha urema ihumure muri benshi mutanahuje ukwemera. No, babavuza ibintu bizwi na sosiyete. None wabikandagiza iki? Barambwiye ngo bo ubwabo barambwiye ngo niyo itorero rikimushyingura bari kurirega. Cyakora turabakire ku bantu bashinzwe kureba ibyaha by'abakristo kuruta kubasama baguye. Ndakubwiye ngo niho umubabaro wanjye warangiriye. Nari mbabaye nabuze umuvandimwe, ariko uzi ko bazajya no gusaba amakote yambaraga. Imana ikubabarire pe. Nukuri izi sindangagaciro z'umunyarwanda. Ibihe byiza nshuti abakunzi bacu babana natwe umunsi ku munsi, nongeye kubasuhuza mbaye ikaze mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose. Ndizera ko mumeze neza cyane, kandi niba utameze neza ibihe bikaba bitakoroheye, reka ngubwire ko wararurira ko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ngewe nitwa Vitali Hinyurwa, ndi kumwe na Hore ndetse na Chris kuri kamera. Iyi ni Impemburo TV n'ijwi ry'umukanguzi TV. Amen. Uyu munsi tugize umugisha wo kongera kubana n'umukozi w'Imana twa Evangelist Anisette Nyumuga. Imana ishimwe. Muraho neza. Yego turashima Imana. Ariko uzi ko iryo ari ryo zina ntahawe n'umuntu, sinzi uburyo baryirinyise. Iri Evangelist. Sinzi ubundi ritangwa nande. Ko nta zina ribura umuntu uri kwita, ubundi harya ryazanywe nande. Ubanza ari ibikorwa by'umuntu n'imirimo. Ni imirimo. Okay. Iryita umuntu. Imana ishimwe. Ya turanezerewe cyane kongera kubakira hano ku mukanguzi ndetse no ku Mpemburo. Imana ishimwe. Natwe turishimye kuhaboneka. Amen. Yego. Amakuru gise mumeze muti? Mbo ubu ndumva umutima wanjye ufite ihumure, bugingo ni buzima. Ndetse no mu ruhande rw'umubiri dufite amashimwe. Yego. Niko mwisi bijya bimera. Ejo tuba turira, none duseka, none twaseka, ejo turira, bibaho. Ariko uyu munsi ndumva meze neza. Yego. Imana ishimwe cyane. Ya twaherukanaga turimo turakora ikiganiro, ntabwo byari byoroshye mu ruhande rwawe kubwo kubura donati. Byari byoroshye mu ruhande rw'abanyarwanda muri rusange, mu ruhande rw'umuryango wa Theo byari byoroshye kumubura. Nibwo duherukana gukora ikiganiro, ndetse tunibaza duti donati azashyingurwa ati. Yego. Ya buri wenda abantu bari bafite amatsiko yo kumenya byagenze gute nyirizina, dore ko hari n'inkuru zagiye zitambuka nyuma yaho ubona abantu bameze nkaho batabona ibikorwa byakozwe. Abantu baravuga uti tutegereje ko umukozi w'Imana Anisette azaduha ukuri kw'ibi bintu, dore ko hose yari ahari. Azaduha ukuri cyane cyane kwa donati. Reka tubanze tubakire mu dusengera Imana tubone ko twinjira muri ikiganiro. Mana data wa twese, turagushimiye ko uri data. Umuhanuzi Yesaya yarabihano yaravuga ngo nubwo Aburahamu atatumenye, Isiraheli nawe akaba atatuzi, ariko wowe uri Imana umucunguzi wacu. Tugushimiye ko twabaranwe n'abizera kandi barizeye imbere yacu. Amaraso ya Kristo akaba umuvu watembanye ibicumuro n'ibyaha ndetse n'akavukire mbi zacu, akadushyitsa ku rufatiro ruzima rukwiriye rwo kuba baraganwa na Kristo. Izina ryawe nirishimwe. Tugushimiye turi hano muri uyu mwanya, mutima wacu uranyuzwe, unyuzwe n'ukuri Imana yacu, unyuzwe n'uko amaboko yawe yaduha tukayabona. Mutima wacu unyuzwe n'uko ijwi ry'impanda nirivuga tuzitaba nk'abera tugataha. Izina ryawe nirishimwe. Tuboneyeho gusengera umuntu ubabaye, umuhe kwishima kuko ari wowe utanga impinduka z'ibihe, ndetse n'uwishimye ukomeza impamvu yo kwishima ntibemwe ibicumuro. Mu izina rya Yesu Kristo, urwaye akizwe n'Uwiteka, kandi umuntu waguwe gitumo n'ibigeragezo Imana imuha imbaraga zimukomeza kugera ku munsi wo kubikurwamo, avemo atabarutse kandi atanukaho umwotsi. Dusenze ku bwa bene data bose, ku bw'abera, dusenze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo none iteka ryose. Amen. 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 Ya urupfu rurasanzwe, ariko abanyarwanda bajya bavuga ngo ntabwo rumenyerwa. Nicyo kintu kibaho mu bintu Imana yaremye bitajya bikwira mu marangamutima y'umuntu. Yego.
kugira ngo umuntu ahangane n'icyo gikomere cyane cyane cyo kubura umuntu, akabura umumaro w'uwo muntu, akabura uwo muntu mu mwanya yamubonagamo, kugira ngo umuntu yakire cyangwa se akire icyo gikomere, ubuzima bukomeze, icyo gikomere ntigisige icyuho gishobora kwangiza ubuzima bw'uwo muntu, akora iki? Vita, biragoye. Daboro umuntu uwo ari we wese uriho agomba kumenya ko azapfa. Hari ibintu tujya dukunda kuvuga, tukavuga ngo urupfu ntirwabuza abo rwica. Nibyo, twarangiza tukimahoroniza tukavuga ngo nta n'umwenda turufitiye, ariko ntabwo ari byo, si byo, kuko ubundi umuntu wese uriho aba yujuje ibyangombwa byo gupfa. Umuntu wese wabayeho aba yujuje ibyangombwa byo gupfa, kandi umuntu wese uhari aba ari ku murongo urupfu rukoramo abo rushaka kurya. Bwa mbere ni ukwakira ko tuzapfa tukagenda. Ubundi iyo mu buzima ubaho nk'umuntu ugira inshuti, uba witeguye no kuzakomereka mu gihe uyibuze. Ego, siniyumvisha ko hari igikomere, hari n'ubumuga. Ibi bintu biratandukanye. Igikomere ushobora gukomereka ku mubiri, ariko ubumuga ni ubugutwara urugingo. Rero urupfu ntabwo rudukomeretsa gusa, ruranatumugaza, rukadutwara urugingo. Icyo gikomere rero ntabwo wabaga inyama hano ngo ushyireho. Niyajyamo bayita insimbura. Ntabwo aba ari urugingo ruzima, ni insimburangingo. Byanze bikunze turi mu isi, icyo cyo turacyiteguye. Ahubwo icyiza cyatuma dukomera ni uko intangiriro z'urugendo tuzitangira tuzi n'amakuru yarwo. Njyewe hari ijambo rimaze iminsi rindimo, ariko ni ukubera impamvu z'ibihe narindimo. Najyaga gusenga nkabwira urupfu ngo nzakwishima hejuru. Umuririmbyi yaranabivuze ngo maze twishime hejuru y'urupfu ndetse na Satani, tuzarwishima hejuru. Ko niko na Pawulo yanditse, aravuga ngo tuzarubaza ngo urubori rwawe rurihe, warupfuwe noneho umizwe no kunesha. Aravuga ngo igipfa cyambaye kudapfa, umubiri ubora wagiye. Avuga ibintu byinshi. Rero ishimwe rihari n'ihumure rihari ni uko hari igihe tuzabaho tudapfa, ariko byanze bikunze ntabwo twananiruzwa no gucumbagira cyangwa se no kugira ubumuga bw'uwadukuwemo, mu gihe koko yari urugingo ruzima. Yego, ntabwo biba byoroshye, ariko Imana wenda igenda iba mu ruhande rw'ababuze urwo rugingo. Yego, ikaba muri uwo mwanya uri vide. Ko ubwashize ngira ngo yigeze kutubwira ku nshuti, tubwira ko inshuti iza ikokipa umwanya uri vide. Inshuti iraza ikuzuza ahantu hari vide. Ubundi niki inshuti imaze? Ubundi nubana n'inshuti itagaragaza umumaro wayo mu gihe cy'intege nkeya zawe, narababwiye ngo ibiriho kugira ngo yerekane za ntege nkeya zawe. Inshuti itazagusama mu gihe cy'intege nkeya, ibiriho ngo izishyire abandi. Niyo twagereranyije n'urugero ufungiye inyuma, nta muntu ukomanga ahantu hari ingufuri. Abona ingufuri inyuma ntahakomanga. Yego, abazi ko hafunze biba bigaragara. Rero iyi inshuti ihari bimeze nk'urugero ufungiye inyuma, ntabwo buri muntu wese aza uko abonye urwo rugi. Ntuhatekereza umuntu nyine, ni inshuti z'ibicyuho. Yego. Ahangaha wenda ndaza kubaza, umuvandimwe ni iki? Umuvandimwe mu maraso ndetse n'umuvandimwe muri Kristo Yesu. Umuvandimwe muri Kristo Yesu aruta umuvandimwe wo mu maraso, ariko noneho uburyo bw'imyizerere bitewe n'imigenzo yivanze mu nyigisho ntabwo ariko biri, kuko abakristo benshi ntabwo biga amahame ya gikristo, ahubwo biga amahame y'idini bayobotse mu gihe cyo kwizera Kristo kwabo. Rero iyo umuntu yize amahame, abaho mu buzima butariho mu buryo bw'imirimo y'agakiza, ahubwo aba ariho mu buryo bw'imirimo ngenderwaho y'amategeko y'abantu ari munsi y'ukuboko kwabo. Rero umuvandimwe mu maraso, icyo tuba duhuje ni DNA. Reka mvuge ngo ni isano. Iyo tuvuga DNA n'ubundi ni uturemangingo mu Kinyarwanda dushobora kwita isano, iba uruhererekane
ikagaragaza inkomoko y'umuntu. Yego. Noneho umuntu dufite amaraso amwe bitewe n'uko tuvuka hamwe, tumwubahira ko twasanze yonsa ibere twonse, twasanze abyarwa na data watubyaye. Noneho ariko kandi ikindi kintu burya gihuza abavandimwe kuruta uko bavukana Yego. ni ukurererwa hamwe. Yego. Yego, hari abantu nyine bo bahita babyumva kuko umwana umubyaye agakurira hano n'undi ukamutwara agakurira hariya, ni gake cyane amaraso ashobora gukururana. Hari igihe bashobora guhura ntibanamenyane. Yego. Noneho ahubwo iyo barerewe hamwe, abantu babaye mu bigo by'imfubyi barabizi ko twajya twitoramo imiryango, ukavuga ngo uyu ni mama, uyu ni papa, noneho ugasanga turi nyine ari abavandimwe kwa. Sibyo? Abanyarwanda, abantu bakuru bo barabizi ko mu kinyarwanda turavuga ngo urungano nacyo ni igihango. Kuvuga ngo urungano ni igihango ni umwe mwasangiye muri bwa buzima mwagiye musangiramo, nabyo bibyara isano. Noneho rero iyo bibaye bityo, uba ugira ikintu wibukira ku muntu. Ubu Kristo, amaraso ya Kristo, twebwe uyu munsi atugira umwe n'abizera. Ariko noneho ntumenya ngo aho mpuriye n'abantu mpahurije nande. Icyo kinyarwanda sinzi niba kiri kugorana. Ntumenya ngo aho duhuriye duhuje nande. Twebwe tumenya abo twahuye, ariko ntitumenya abo duhuza. Niyo esheke ubundi tugira ituma ubuvandimwe muri Kristo Yesu bucumbagira, aho kugira ngo bube urufatiro twakegamiraho no mu gihe cy'imibereho yacu. Vita byakugora kugutuma mu rusengero aho usengera, bakakubwira ngo toranyamwe inshuti. Sibyo? Ariko bakubwiye ngo rebamwe umuvandimwe muri Kristo Yesu, wahera muri korari diyakoni bose ukarundira hamwe. Ariko nubwo babandi twita abavandimwe, nuko twahuriyeho sorry mvuga iki kintu kugira mu nyumve. Hari inzu z'Imana mu buryo bubiri. Hari inzu y'Imana nk'urusengero abahuje ukwizera bahuriramo baterana. Hari n'inzu y'Imana nk'urusengero umwuka w'Imana uteraniramo, ari wo mubiri. Ko Bibiliya iravuga ngo imibiri yanyu ni insengero z'umwuka w'Imana uri muri mwe. Noneho ikintu twagiriyemo esheke, twahombeyemo, nuko rwa rusengero nk'ihuriro ry'abahuje ukwizera hamwe duteranira, ntitumenya ngo duhuje nande mu kwizera. Niyo uhuye n'umuntu mwicaranye ugira ngo ni inshuti, ugira ngo ni iki, ariko mama shenge nabo sibo. Buri muntu wese aza ari inkomere, burya ntawe uruta undi hariya. N'umwe ushima nabonye ibi nabonye ibi, aba afite uruhande ukoramo akavuza induru agataka, agira urugingo ruva, afite umutima ukomeretse. Biragoranye guhita tumenya ngo umuvandimwe muri Kristo Yesu ninde, kuko hari abaje batayobotse Kristo. Erega mu rusengero dufitemo abantu b'impunzi baje bahunze umujinya uzatera. Hari abantu bizeye Imana nk'abari guhunga umujinya w'Imana. Bene uwo muntu aha abantu umutima uhagaze. Hari n'abantu bizeye Imana ari uko bemeye imbabazi za Kristo bakayoboka uwo munyembabazi. Abo ngabo uzasanga ari abagwaneza mu rusengero, banabera abandi humure. Sibyo? Noneho wa muntu waje rero ari guhunga, ndakubwiza ukuri ko nta mpunzi igira umutekano mu gihugu yahungiyemo, keretse atagira ubwenge buzima. Keretse atafi, muzasome Bibiliya, Imana yabwiye n'abantu bari muri Babuloni ngo mujye mwifuriza Babuloni amahoro, kuko amahoro ya Babuloni niyo mahoro yanyu mwebwe mwahahungiye. Rero kumenya umuvandimwe muri Kristo biragorana. Icyo nzi cyo nuko igihe abantu badahari uba ugomba kuhibera wowe ubwawe. Ariko impamvu yindi yatumye bigorana nuko bigishijwe amahame mbere yo kwigishwa ubuzima bwa Kristo. Nimba ivuga mu Rwanda dufite abantu bake bashobora kudisciplininga ba Kristo ku buryo yatoza umukristo agakurana indangagaciro za gikristo. Biragoye. Icyakora turabakire ku bantu bashinzwe kureba ibyaha by'abakristo kuruta kubasama baguye. Izo mbaraga zo tuzikizeho, turakungahaye. Kandi hari ikintu njyewe njya mbona,
ugasanga umuntu yaguye, ntawe ntumye kugwa n'uwaguye sinjye wamuteze, yanaguye ntarabivuga ibi, ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, ugasanga dutinze ku ntege nkeya z'umuntu tukibagirwa ijambo abamarayika bavuze. Abamarayika baravuze ngo wasi ubwo Satani yamanukaga, baravuze ngo ugushije ishyano ndetse n'abagutuye. None igitangaje ni uko abahagaze bataratungurwa na rya shyano base kuba ishyano ryagwiriye, aho kugira ngo bamufate ukuboko. Icyo ni ikigaragaza rero ko ubuvandimwe muri Kristo hariho akabazo. Ego, kuko ubundi umuvandimwe ababazwa nuko abuze undi, ariko twebwe tunezezwa no kuvuga ngo busohotse ntuzatugarukemo. aho wari uri nanjye mpajye. Aho wari uri nanjye mpajye, nuko bigenda. Ntabwo byoroshye cyane, ariko Imana izajya idufasha kuko byo ni ikibazo gikomeye. Yego. Reka twigarukire mu by'ukuri ubwo duherukana twa turimo turi kuganira, ndetse ntabwo byari byoroshye, gira ngo abantu ikiganiro barakibonye n'uyu munsi barabireba. Naje kwerekeza i Gicumbi. Yego. Naje kugera i Gicumbi, byifujwe n'abantu benshi batari ni benshi pe, byifuza, ngira ngo twaranavuganaga. Yego. Ndahagera kugira ngo ndebe situation yaho uko imeze. Ariko tugize umugisha kuba turi kumwe, kandi namwe mwagezeho munaganira n'abavandimwe ba Donati bavukana mu maraso. Wenda turagira ngo muduhe muri samari n'abantu wenda bagifiteho urubanza ku bantu bamwe na bamwe, cyangwa se batazi ngo byagenze gute, cyangwa se batazi ngo ukuri kw'ibi bintu ni ukuhe, bamenye ukuri. Bwa mbere turatangira dushima, ntekereza ko ari nayo ntego iri mu mutima wanjye. Banyakwigendera Donati na bariya bantu babiri na mwene data Pastor Theogene bitaba Imana mu Rwanda bikihagera. Hagiyeyo umuvugizi w'itorero rya Gicumbi. Yego. Sorry nimvuga ngo umuvugizi ni umushumba w'ururembo rwa Gicumbi, yitwa Habyarimana Vedaste, hamwe n'undi mudugudu utuye hafi y'umupaka, bari kumwe na mushumba waho. Mu by'ukuri urwego rw'itorero rwarahageze. Hanyuma Donati ntabwo yari yavuye mu mwuka, yari akiri muri koma. Donati akurwa hariya, aza hano mu ivuriro rya Faisal, akurwa Faisal ajya mu ivuriro ry'i Kanombe. I Kanombe umuvugizi yaramusuye, yagezeyo asanga umuvugizi wa ADPR Ndayizeye Isayi, asanga Donati aracyari muri koma, aramusengera, asoje avayo bucya. Bwacya ari ku cyumweru ko yamusuye, ari ku wa gatandatu Donati yitaba Imana saa 3 za kumanywa ku cyumweru. Vita nari ndi mu rusengero, hari ahantu nene nateraniye bita Rehoboth. Ndakubwiza ukuri ko uwo mwanya ava mu mwuka, nari mfite ibyiringiro by'uko Donati ari bukire. Uzi ikintu gitangaje, ayo masaha akiva mu mwuka, nge na Donati dufite uburyo ibyiyumviro byanjye nibyo byarakururanaga. Avuye mu mwuka nge numvisha nkaho avuye muri koma. Ikintu cyantangaje, nasenze isengesho ryo gushima. Nashimye Imana, ndaho ndasenga, nagize umugisha hano nari ndi n'itorero ry'umwuka ry'abanyamasengesho bari gusenga, intebe ndimo ndasenga, ngisoza mpita mbona message ngo birarangiye. Narize amarira menshi, cyakora ntibambonye wenda ukuntu nubitse umutwe mu maguru, ndira amarira menshi, numvaga mpfushije umuntu ntazigera ngaruza mu buzima. Kandi biranagora kubona umuntu usimbura undi. Ushobora kubona umuntu wakora ibyo ntuza yakoraga, ariko ntushobora kubona umuntu waba ntuza. Yego. Noneho mushumba barabimenye, babimenya byagenze gutyo, bakimenya ko yitabye Imana. Umuryango wabo wahise usaba, niwo wabisabye. Icyo gihe itorero urumva ni saa 3 ku cyumweru, sibyo? Amatorero yose bari muri gahunda y'amateraniro. Ntabwo bari buhite babona umushumba uhita ujyayo direct, barabizi ko umuntu yapfuye aruhukira muri morgue, ni bisanzwe, bashobora kujya kumureba cyangwa ntibamureba. Mushumba ntiyahageze uwo mwanya, ariko umuryango wa Donati wavuganye n'abaganga, ntabwo ari ubuyobozi bw'itorero. Kuko abantu baravuga ngo mushumba yarababwiye ngo morgue zabuze. Oya, ntabwo ari umushumba. Icyo gihe hari
umuntu wabagezeho bwa mbere ni uwitwa Claudine uhagarariye abantu bafite ubumuga, kuko Donati yakinnye mu ma ekipe menshi y'abantu bafite ubumuga. Rero ni nabo bafashije umuryango wa Donati kubona korobiare, izi modoka zitwara imirambo, ibageze Igicumbi, bakanabonayo morgue Igicumbi. Kubera icyo ariho yari isabwe nuko umuryango wa Donati washakaga kumushyingura iwabo. Icyakora batanze amakuru, ubuyobozi bw'itorero burababwira ngo mureke tumushyingure hamwe. Baravuga ngo hoya, nk'uko bambwiye nawe niko bakubwiye, twari duhari. Barambwiye ngo bo ubwabo barambwiye ngo niyo itorero rikimushyingura bari kurirega. Niko mukuru wa Donati yambwiye. Noneho Donati ajyanwa Igicumbi, agishyika mu buruhukiro muri morgue. Mushumba wa Gicumbi yavuye hari Igicumbi mu mujyi, agiye aramba gukorana nabo inama y'uburyo bazamushyingura. Ajya mu rugo. Mu rugo mu by'ukuri bo umuryango washakaga ko hari buce mu munsi umwe wo kuwa mbere, kuko yapfuye ku Cyumweru, arara no muri morgue y'Igicumbi. Bashaka ko haca mu munsi wo kuwa mbere agashyingurwa kuwa kabiri. Noneho itorero rirababwira ngo turacyari koruganiza uburyo bwo gushyingura Theogene, kuko we yari yanapfuye mbere ya Donati. Urumva niba barakoze impanuka kuwa kangahe? Kuwa kane nijoro, kugera kuwa kane bikagera ku Cyumweru Donati atarapfa, uwari kwitabwaho n'uwapfuye mbere, sibyo? Noneho kuko bari koruganiza uburyo bari bushyingure Theogene, kandi bamaze no gufata umunsi wo kuwa gatatu, umuvugizi niwe wabibasabye. Yarababwiye ngo reka, we ntiyari ahari, ni mu izina ry'umushumba wundi wari uhari. Ahubwo ati reka tumushyingure kuwa kane twavuye kwa Theogene. Urumva mu bwitange burimo. Bamushyingura kuwa kane, niho twamushyinguye. Twagiyeyo, itorero ryemeye, Serikeyi ryemera Irimbi kumukoreshereza bimwe byose mwabonye. Ndatekereza ko mubizi ko ari itorero ryabikoze. Bariko bavuga ko Serikeyi yaguzwe n'abafite ubumuga. Serikeyi kugurwa n'abafite ubumuga ni inkunga yabo bashatse gutanga. Simbizi neza, ariko impamvu mvuga gutyo nuko byose bakoze dovi. Umuryango wa Donati wakoze defi uri kumwe n'undi mushumba, barayifata bayiha itorero. Hanyuma iki itorero ryasabaga ni kimwe, ryaravugaga ngo inkunga mubona tuyihurize hamwe dushyingure mwene data Donati. Rero tunashimira urwego rw'abantu bafite ubumuga, turabashimiye rwose. Batweretse ko iriya mikino itari imikino gusa, ahubwo ni ubuzima bwo kwidagadura. Reka mbyite gutyo. Impamvu mvuze ngo ni ubuzima nuko njye nari nzi ko imikino irangirira mu kibuga, ariko ni ubuzima. Natangajwe no kuhabona umuyobozi ku rwego rw'igihugu, mpabona ku rwego rwa Nyagatare, rw'akarere ka Nyagatare yari ahari kuko Donati yarahakiniye, mpabona uwa Gicumbi, nahabonye abatoza batandukanye batoje Donati. Urabizi hari ikiganiro twashyizeho cy'abatoza, hari uwamutoje ku rwego rw'igihugu, hari uwamutoje muri ekipe abamo ko yakinaga imikino myinshi y'ababana n'ubumuga, abafite ubumuga. Donati mu by'ukuri njyewe ubwanjye umunsi twakoraga ikiganiro natekereje Donati uko ameze, ndeba aho aryamye hirya hari muri morgue Igicumbi, navuga ntuyu mwana arabona ubutabazi gute. Ariko itorero ryabibayemo, ama ekipe yagiye akinira yabibayemo, noneho abakristo nabo babibayemo, batanze inkunga ifatika, bigera ku rwego rw'umunyamakuru Vitali waritanze, Imana iguha umugisha, waritanze ku rwego ruteye ubwoba. Ekipe y'abahanzi, ekipe y'abahanzi ko bafite groupe y'abahanzi b'itorero rya ADPR mu Rwanda rirahari, haza ekipe y'aba evangeliste, abavuga butumwa tubita b'umuhamagaro, nayo yari ihari. Haza groupe yitwa bitabye Imana, warayibonye. Juste byari ibintu biryoshye, abantu bose baherekeje Donati. Ndahamya ko nuwo wahamagara, noneho
abantu bageze ku irimbi Vita, hari igiterane kiryoshye, hari igiterane kirimo umwuka w'Imana. Nyine mumbabarire niko njyewe nemera, nta rimbi na rimwe ry'icyubahiro ribaho. Icyo nemera ni uko umuntu adatererwa hariya ku karubanda. Nemera ko gushyingurwa byose ari ugushyingurwa, ariko mu marangamutima y'abemera kubaha irimbi, ndababwiza ukuri ko riri harimbi mwaryubaha mu marangamutima yabo, ariko ntabwo ndi mu marangamutima yabo ko nta rimbi na rimwe ribaho nkunda, nta n'iryo nshima ko muri mentalite zanjye simbizi. Nyine ubwo wenda hari akaba kagarutse ko hirya iriya, ariko mu by'ukuri niba ari ibijyanye n'umwanya w'icyubahiro birahagije. Gusa ibyakozwe byose ntibingana n'ibiganza byamwakiriye, ko Donati yararuhutse ari hamwe na ba sogokuru. Ni ukuri itorero niryo ryatanze aho abashyitsi baraye, bagiye Igicumbi. Itorero ry'aho bita Ruhurura twakoreye igitaramo cyo gusezeranya kwigendera mu gitaramo cy'umugoroba wo kuwa gatatu. Noneho ekipe y'abahanzi yo yakoze akarusho, yari ivuye i Rusororo gushyingura Pastori Nyakwigendera Theogene, ifatiraho bamwe bahita barara Igicumbi. Urusengero rwa Gicumbi wabonye ko rwaruzuye, tubura intebe abantu barahagarara. Hari n'abandi bantu numvishe bavuga ngo baranenze, ngo icyo ngo tunengaho ngo ubuyobozi bw'itorero ngo nuko ngo bashyinguye bwije. Nta ruhari itorero ryabigezemo. Muri ayo masaha yose mwari muhari, ari abantu bagiye babreyiminga bamwe na bamwe ku ruhande rumwe bari bahari. Sibyo, reka mvuge ngo aba opposition bitorero, kuko hari abantu batutse cyane itorero. Noneho byatumye njyayo iwabo nyirizina, kuko nari mfite uburyo mbizi, twaravugaga abantu bakadutuka muri komenti, ariko nyirizina umuryango wabo wasobanuye neza ko ari bo bashakaga kwashyingurwa hariya. Kandi mu by'ukuri umuntu ahageze arebye ubuhamya bwatanzwe, yego mu by'ukuri ninde wari kubutanga hano? Abaturanyi bari kugerayo se? Ntabwo bishoboka. Yego, ntabwo bari kugeraho, kandi hatanzwe ubuhamya bwinshi. Ntekereza ko nicyo kintu cyatumye gushyingurwa biba nijoro ya kuko bahaye abantu ubuhamya, batanga ubuhamya cyane, benshi cyane. Yego, buriya natunguwe na buriya buhamya. Narebaga nkavuga ngo Donati nyine ndi kwite ngena natashye nanaseka, nageze no mu rugo ntibuka ko tuvuye gushyingura. Mana ihoraho, ndakubwiye ngo niho umubabaro wanjye warangiriye. Nari mbabaye, nabuze umuvandimwe, narebye serikeyi ko nagiye kuri moruge nari ndiyo, ndeba Donati ndavuga ni ndagusezeye, ndamureba biranga. Nge nari nabibabwiye mu kiganiro cya mbere, ntabwo kwihangana nari mbishoboye, no guceceka nge sinabyise kwihangana, nari nabyise kubura uko ngira. Sibyo, kubura uko ngira, ariko narabirebye ndababara. Ariko ndebye ukuntu atashye, ndebye ubukwe akorewe, ndavuga nantuka Imana ishimwe. Yego, Imana yarahabaye. Aba diaspora hari abaduhamagaye, hari abantu ku kiganiro twakoze twashyizeho nimero za mushikiwe, hari n'abadutumye ubutumwa tubushyitsa mu biganza by'umuryango wa Donati. Ni ukuri Mana ihoraho, nanjye reka mvuge ngo muri ishema ryacu. Abantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda batageze mu Rwanda, mwatumye umutima wacu wishima. Turavuga ngo nibura nubwo tutari kumwe ariko murahari, nubwo amaso atababona hafi, ibiganza ntibibakoreho, ariko ndabizi ko umutima n'amarangamutima yacu bikoranaho ku rwego badutabaye turabibona. Yego, Imana ibaha umugisha. Kuri barakoze cyane. Hari abantu batekereza kuba umushumba ataraje ku irimbi, ngo ndavuga umuvugizi wa ADPR, ko ari ikibazo. Kuba yaragarukiye ku rusengero ngo ni ikibazo, atarageze ku irimbi. Reka nongere mbisegureho, ntabwo ndi kuvugira umushumba, ahubwo ndi kuvuga mu ijwi ry'ababajije, hanyuma kandi mu mwanya w'ubajijwe. Iki ngiki mukimenye, nta kintu na kimwe umushumba akora ariko ukereka abantu. We akora nk'uko umuhamagaro wuri. Batagira ngo hari ikayi y'amanota yari ihari nibura ngo batange amanota. Ako mwavanyeho ntikavuyeho, nako mwashyizeho ntikagiyeho. Reka mbanze mbibutse icyo. Ikindi cya kabiri, fata kuva aba bantu batabaruka, ufata amasirikirasiyo yakozwe, uzi wabonye buri mugoroba ntimwabonaga mushumba kwa Theogene?
mufate inshuro mwahuriyeyo, uyu nawe ni umuntu wambaye umubiri, mwibuke ko baje Gicumbi basoje n'inama, mwibuke ko baje baraye bavuye i Rusororo, namwe nimufata izo mbaraga. Baraye Nyarugenge bukeye mu gitondo, biriwe Nyarugenge tena bagiye i Rusororo bukeye, mufata izo mbaraga. Kandi ikindi cya kabiri, Mushumba afite nawe abayoboye muri departema y'ubuyobozi bari bahari. Ese mwarahageze mu buri umushumba cyangwa nuko hari umuntu runaka wundi mukeneye? Uwo mukeneye rero kuhaba simwe ari kwiyereka ahari, kuko ari ubu umuntu afite ari gutabara. None no kutahaba simwe yagiye kwihisha. Icyo mukimenye, umuntu ni umuntu, yarananirwaga, yagombaga gukora ibyo akora, ariko mu by'ukuri mu mbabarire bayobozi banjye si ugushira isoni, ariko ni ubwa mbere nabonye ikintu kidukora ku mutima. Itorero ryatweretse urukundo, numva mbaye proud y'itorero ryanjye. Ndababwiza ukuri, nta nubwo nari niteze ko ari kuri abazaba bahari. Yewe we, Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha kabisa. Kuri bakoze ibintu. Ejo nari ndimo ndi gusoma message za mushiki wa Donati yanyandikiye, yaranditse ziri message ra zanzisome ngiye kuzigeraho. Yaranditse aravuga ngo mwakoze, Imana ibakubire ibahe umugisha, ibyo mwakoze izabyibuke. Amen. Mu gitondo n'ubundi arongera yandika indi message ati mwaramutse neza, ndabashimiye kwitanga kwanyu n'umutima mwiza mwatweretse mugakora ku butunzi bwanyu, Imana ibahe umugisha, ibakubire inshuro 70. Amen. Umurimo mwakoze izawubibukire kandi izaguhemba ijuru, nicyo nagusabira. Murakoze, Imana ibarinde. N'izindi. Yego. Natwe dufite nyinshi bagiye batubwira. Yego. Ngaye nguko mu by'ukuri wenda abantu simbizi niba ari kutanyurwa cyangwa se gushaka ikibi. Niyo mpamvu nakoresheje ririya jambo ry'abopozisiyo. Sinzi niba wenda si ngombwa kurya inidipa, ariko hari abantu bari ku ruhande babereyeho gutuka itorero. Abo ntituriho ngo dukore ibyo kubanezeza kugira ngo batarituka. Bamenye ko nta mwenda dufite. N'umurimo tuzakora bakawushima, ntituzawukorera kugira ngo bawushime. Oya, tuzabikora kuko umuhamagaro turimo udukoresheje icyo dukoze. Abantu batanyurwa n'ibyo ntituriho ngo tubafashe kunyurwa. Icyo cyo mukimenye. Kandi murabizi ko ari umuco w'umunyarwanda wese wisobanukiwe. Nimunabimbaza nzababwira impamvu. Murabizi ko ari umuco w'umunyarwanda wese wisobanukiwe. Abaho mu buzima butari ukwishyura umwenda abandi bamufitiye. Ubaho nyine kuko uriho, ugakora kuko ugomba gukora, kandi ugakora kuko ushoboye icyo ukora. Yego. Abantu benshi batashye bibaza bati ntitwari tuzi ko abahanzi ba ADEPR bafite imbaraga zingana gutya. Donc iyo bahuriye hamwe, iyo bahuje, bashobora gukora ibintu byiza nk'ibi ngibi. Ruriya rwego njyewe nzanasaba byongerwemo imbaraga kurutaho. Byongerwemo imbaraga kurutaho, kuko hari indi korabo yigeze iba muri Pentecote byo muri Kangahe, igeze ibera kuri Stade Amahoro iyo duheruka. Bahuriza hamwe bakora indirimbo. Reka mbabwire ngo iyo ndirimbo ni urwibutso rwiza kuri twe. Niyo tubabuze mu zindi Pentecote tuba twumva dufite icyuho, kuko aba bahanzi muri imbaraga nziza pe, zatumye numva nahanga indirimbo nkaririmba kugira ngo mbe muri bo. Yego. Muri imbaraga nziza vrema. Kabisa. Ubona ari ye mpamvu ituma wenda uyu munsi abahanzi bameze nkaho begezwe inyuma? Sinzi niba ariyo mpamvu ko cyagiye twababonye imbere bibaye bigaragara gutyo. Bishobora kuba wenda byaturuka kuri bo bashobora
yerekana cyangwa ngo bamenye umwanya barimo cyangwa se wenda ku wundi utamenya ko uwo mwanya barimo ukenewe simbizi kuko njyewe hariya nababonyeho nabashakaga yego hariya rwose deja banagaragaye kuruta uko bari bakenewe baragaragaye baritanga vraiment nibo bakoze protokole nibo bakoze protokole sinzi niba mwaranabibonye tujya no gusoza ikiriyo kwa nyakwigendera Pasteur Theogene ekipe y'abavuga butumwa ni nayo yongeye gukora protokole ni ibintu biryoshye kuba bahari mu buryo bwo gutabarana bakaba amaboko igihe akenewe yego ubwo ibyo nari mbibarije ubwo waruvuze muri Pentecote aho bashyize hamwe bagakora igikorwa nka kiriya aho uyu munsi tutabona hari umuhanzi waririmbye muri Pentecote ubwo niho nari mbivugiye we impamvu ntabwo ari itorero ryagiye ribasunika abahanzi bo barabizi ikintu cyagiye gituma imbaraga zabo zigenda zitakara kenshi daboro byaturutse bwa mbere mu majwi igihe twabaga tudafite ibikoresho byuzuye mu rusengero amasound proof adahari noneho umuziki ukamera nk'usakuriza abaturanyi b'urusengero aho niho imbaraga z'abahanzi zagabanutseho gatoya ariko mu buryo nanone bwo guparticipa mu rusengero simvuze ko ari ku ruhande rwabo ni uburyo bwo kugaragara mu rusengero noneho ikindi cya kabiri wabonye ko ibitaramo byo ku gasozi cyane byagiye bigabanuka kandi niho twakundaga kubabonera yego niho burya iyo udahura n'umuntu hari igihe ugiye kumusuzuma waza ngo muracyabaho kandi uri kubaza niwe ugusubiza ariho nyine atakibaho ntiwakamubarijaho rero iyo badahura nabo bagira ngo ntibafite imbaraga ariko bo barahari noneho imbaraga zabo twongeye kuzibona bahuye rero natwe twahuye nabo yego ni hatari abantu bongeye kwifuza ko abahanzi bakongera ku vraiment ndi mu bantu ndi mu bantu banabisaba ko abahanzi bo mu itoro rya Pentecote badukorera indi ndirimbo bari kumwe kuko iyo bari kumwe bituma banahanana barahanana barahugurana bagirana inama barasengerana barafashanya yego cyane ko harimo muri bo ababyeyi harimo abahanzi babaye abapastori nka muyobozi ubayoboye Pastori Mugabo Venuste tuvuga ngo twigiye ku birenge niko abantu bamuzi harimo na mwarimu uyu munsi ukorera ku mudugudu wa Rukurazo Safari bajya kuririmba dore bamwe baragendera ku mababa y'ikizu dore abandi baragendera ku magare y'imiriro ngayo nguko harimo ababaye abadiyakoni harimo ababyeyi ba Rushema harimo abahanzi mu by'ukuri wakeneraho inama ubona aba bantu b'abagabo bafatika mu bitekerezo mu myitwarire rero kuba bari hamwe ni uburyo bwiza bwo gutanga uburere mu buryo bwihuse yego hanyuma wenda ku bantu bibazaga byinshi kuri uyu muhango wabaye wo guherekeza abavandimwe nuko mu nshamake byagenze kandi nta iyo ibyiza bihari turabivuga nukuri nibibirega nibibi byabihari nibutse n'abantu badukurikiye hari umuntu wambajije ngo ariko ngo nawe ngo wigize umunyamakuru ujyayo reka mbibutse ko itegeko ry'itangazamakuru ku rwego rw'isi ryemerera buri muturage wese kuba umunyamakuru kandi wiga itangazamakuru icyo rero urakizi mu mategeko y'abanyamakuru buri muturage wese ni umunyamakuru ariko w'inkuru ahagazeho utari umwuga nturi uw'umwuga wenda ntituri muri RMC ariko nabo none se statement ibazwa nde statement y'itangazamakuru niyo urwego runaka n'urugero hano habaye inkongi y'umuriro buri muturage wese ni umunyamakuru kwa urakoze noneho kandi twebwe dufite n'intego mu Rwanda editorial line yacu reka mbivuge gutyo muri siroga y'abanyamakuru iyo tuvuga editorial line abanyamakuru barabyumva buri dufite editorial line ivuga ngo buri muturage n'ijisho urakoze kandi ijisho iyo rirebye ntirivuga kiba ari ikibazo urakoze cyane ibintu bari abantu babatera comment bazabicikeho ngira ngo se kujyayo kuriya byagize imbaraga reka mbivuge gutyo
byagize imbaraga kujyayo, cya kiganiro kigakorwa kigatambuka, byagize imbaraga kuko hari abantu badakurikirana impemburo, bakurikirana umukanguzi, bituma ababiboneye ku mpemburo sava barambwira n'abandi babiboneye ku mukanguzi baravuga uti ni sawa. Urumva rero byabaye byiza cyane mu by'ukuri, dushima cyane, ngewe byarandenze. Noneho reka mbabwire ngo ubu ndavuga ngo ikize, ubu ngubu ntidufite ubwoba ngo dupfuye twashyingurwa nande. Murumva ko turabohotse, umutima urishimye mu by'ukuri, Mana ihoraho. Njyewe nicaraga kuri kamera naba ndi kubwiriza nkumva ko ndi gukora umurimo w'Imana gusa, ariko mu by'ukuri nabonye ko uretse no gukora umurimo w'Imana ndi gusabana n'abavandimwe. Nabonye ko nshuti mukurikiye Impemburo TV, namwe mukurikiye Ijwi ry'Umukanguzi, nabonye ko tuba turi gusabana namwe. Twarababonye mu ruhande rwa kibyeyi, mu ruhande rwa kivandimwe, twarababonye vrema ku buryo ntaho mwagombaga kuba mutabaye. Reka mvuge ngo ntimwadutereranye. Imana ibaha umugisha. Ntabwo bageze badutererana. Hanyuma rero nyuma y'urupfu, nyuma yo gushyingura, nyuma y'ibi byago, ntekereza ko n'abavandimwe cyangwa se n'imiryango yabo bashobora kuba bataranakira ko bano bantu bagiye, kuko haracyari kare. Iyo mubona wenda aya magambo ari kuvugwa, amagambo y'ibitambo, amagambo y'abavandimwe bavuga uti turaje waratwirengagije, twaciwe amazi mu kiriyo, ibi bintu mubyakira muti? None se Vita, ni nk'umuntu ujya kubwira abantu bariho ngo muzanshakire abakiriya bo kugura amaserikeyi, biba bivuze ko ari kukwica uhari. Umuntu uvuga ngo naraje baranyirengagiza, hariya hari umuntu wahambariwe amapeta ku buryo nibura twamuhaye irya sagenti yari gufata irya kapitene. Nyine ni igiki yashakaga hariya? Yaraje aje kugira gute? Gutabara. None se yarahageze baramubwira ngo subirayo? Siko mitekereza. None se icyitwa kwirengagizwa hariya ni iki? Ubundi ugomba kumenya ngo uwapfuye yaruhutse, ariko abasize bakomeretse. None ushaka ko umuntu wakomeretse ari uguheka se? Ushaka ko ari uguha icyubahiro? Uwo mutima w'icyubahiro urahari? Ariko mujye mugira ubumuntu. Niba wumva mu by'ukuri baragusuzuguye, ahubwo bagusuzuguye gahoro, sibyo? Uzi ko umuntu wakomeretse yanahahamuka akiruka akanakunyura hejuru, yanakureba akabona uri igiti akaba yanasunika. Ariko sibyo byabaye, nyine umutima waragarutse. Wowe uratinyuka mu marangamutima yawe ugashaka ngo wari kwitabwaho mu marangamutima y'abandi akomeretse. Ese ubwo ubundi uwo mwanya bari kuwukubonera gute? Wari guturaye? Biragoye. Tuvugisha ukuri, icyubahiro mwashakiraga hariya ni iki? Mwashakaga uretse kubura ubumuntu, noneho banabivuze kare. Babivuze kare ni ukuri. Iwabo bagirira iba hafi, si byo se? Iwabo bagirira iba hafi, bavoma hafi. Ni wowe ubivuze, si byo se? Avomye hafi pe, ni ukuri kose. Ni wowe ubivuze ko bavoma hafi, bafite iriba hafi. Uvomye hafi, ikiriyo kigisoza ejo bundi uje gushinyagura. Ese uribwira ko nibyo uri umuvandimwe, ariko nturi umwana? Umwana we se we ntagihari? None se we ntiyarakeneye se? None se wagize ngo ukeneye umuvandimwe kuruta uko umugore akeneye umugabo? Ni ukuri muvomye hafi pe, ahubwo ukuri no gushinyagura. Ariko uzi ko bazajya no gusaba amakote yambaraga? Imana ikubabarire pe. Ni ukuri, izi si indangagaciro z'umunyarwanda. Bakwimye icyubahiro, wari uzanye ururabo, ni urushinge rw'ikinya wari uteye muri nyakwigendera se nibura ngo ntapfane ububabare yahuriye nabwo muri aksida. Ariko ntimugakabye, ni break down. Bavandimwe, ntimugakabye. Umuntu aracyafite ibyo arimo, arababaye.
none wowe uri kuza kutubwira ngo ubabajwe nuko batakubashye, ubusa ubwo ubabaye ninde? Hamwe abakubaha barahari, abakubaha barahari, ariko se wagiyewe. Aya abantu bajye bareka umutima mubi nk'uyu. Ubukristo bwo nta wabushakira mu muntu wavuze kuriya, ariko n'ubumuntu nta buhari. Aya pe, wenda mumbabarire ntaza gukoresha amarangamutima mabi, ariko nugushinyagura mu by'ukuri. Nugushinyagura pe. Abantu benshi bagiye babyibazaho, ndetse bamwe batangiye no gushidikanya kuri nyakwigendera. Njye ndibaza ntabwo bino bintu bishobora kugira icyo byangiza ku muryango asize, ndetse no ku butumwa yavuze akiriho. Ntacyo bizangiza ku butumwa, kuko ubutumwa bwa nyakwigendera iyo yapfuye ari umukiranutsi nibwo buba bugiye gukorwa. Nibwo ubutumwa bw'umukiranutsi bugaragara kuruta ahari. Imbaraga z'umukiranutsi zigaragara iyo atagihari, akenshi izikora ziruta izo. Uyu munsi imbaraga za Theogene zigiye gukora kuruta igihe yari ahari. Imbaraga z'ubutumwa bwa ba Donati zigiye gukora kuruta igihe bari bahari. Yes. Abantu be kugira impungenge z'uko ubutumwa bwakwangirika. Bwandeze. Amagambo y'umuntu uzanywe na kamere yakangiza amagambo y'umuntu wavuze avugishijwe n'imbaraga z'umwuka. Uretse no kwangirika, ntibinaturanye no kwangirika, si n'ibituranye byabyo. Si n'ibitura mu bintu biteye ubwoba, ako mugafate nk'ata abo banganye ibitwenge baseka ubusa baryamaho ngaho akirigita abandi bangana, abo ni abatari kuzumva ubutumwa. Uyu munsi twebwe twakiriye ubutumwa bw'intwari, abanyabigwi uratinyuka guteze. Mwese agiye kuvuga ngo ntibamwubashye, nawe uzarera abana nk'abo yareze tukubahe. Uzajye mu muhanda ukure yabo yakuyeyo tukubahe. Hakubashye. Yishyuriraga abana bangahe amashuri se? Benshi. Ibyo bigwi wabisiri banga wowe, ndakurahiye ntibishoboka. Guteze ushingiye kuki? Ariko wumvishe ibigwi bya Donati, uzi ko Donati yantumye gukora. Ibigwi bya Donati byantumye gukora. Narice ndavuga ni nkuba ni seti bamuvuga iki? Bavuga iki ni seti mu by'ukuri? Nukuri narika bakabye nsanga nta, kandi ibigwi byavugiwe hariya si bimwe abanyarwanda tubeshyera abanyakwigendera. Tukajyaho ngo bari intwari, na wa murozi wari warahitanye impinja tukavuga ngo yari intwari, ngo yasabanaga n'abantu. No, babavuza ibintu bizwi na society. None wabikandagiza iki? Murakoze. Imana ishimwe gusa. Mubona ari ikintu bino bintu byakwangiza mu muryango wa Theogene? Mbokeretse batazi imbaraga za nyakwigendera. Ariko muri hangana nkoresha aya magambo, nta muntu ubura abashinyaguzi. Ikintu cyo byakwereka abasigaye uko bagufata nuko wakwiga kubana nabo. Naho kwangirika nta gihari kizangirika, mutazagira ngo hari icyuho kiriyo. Nta gihari rwose. N'uwashakaga kugiteza cyangwa kwinjiriraho kiratagira ngo hari ikiriyo. Nta gihari. Nta cyuho gihari. Uriya n'umukozi w'Imana muzaperereze. N'umupfakazi yabuze ibyo kugaburira abana, aragenda abwira Elisa ngo umugabo wanjye yari umugaragu wawe. Yari umugaragu w'Uwiteka, aramuga ngo ufite iki? Ngo nutuvuta dukigenda utira ibindi ucurika imperezo usuke. Ibyo ni amateka yo mu rugo rw'abakozi b'Imana. Ibyo muzaperereze. Yego. Nta kizangirika ngo cyangejwe n'abantu. Ndakurahiye. Nta cyakwangirika. Imana ishimwe. Ibi bigwi by'abavandimwe bitahiye byakwigisha iki undi muntu wese ushobora kubyumva cyangwa ushobora kureba kino kiganiro? Wihera ku bandi bantu, hera kuri Aniseti ngo byakwigishije iki? Yego. Ngenda kubwiye ngo Donati yatumye njya gukora. Numvishe ibigwi byabo
ntekereza ukuntu Donati yajyaga nshishikariza gusenga. Donati yaransengesheje Vitali wowe kaba turi kumwe akanga uti aniseti ngewe ndavuze ngo nuko yakundaga kuvuga ndavuze ngo byuka igihe wabane na mama Keira kirahagije tujye gusenga Imana. Twaba turi mu ishyamba akambwira ngo ndavuze ngo urahinduka umubwiriza b'umuririmbyi na nakuyobora mu iteraniro. Ishyaka yagiraga uyu munsi ndi kwibaza ngo ngewe ninde nafata nkuko yamfasha. Reba Theogene aho ngaho subwo wagerayo ukavuga iki? Ni iki wize? Bwa mbere nize kutarya ngenyine. Vita urabizi ko mu bantu bagerageza mbamo. Ariko nasanze ntaragera hariya. Reka ta nasanze ntarahagera. N'abantu ugaburira n'abantu bagaburiye. Vita uretse abantu twagaburiye abantu twagize gute? Sha ntabigwa inshuti ntabyo pe. Nuko ntabyo reka ta. Ariko uratinyuka. Bwa mbere Theogene yanyigishije kubana na bose utitaye ku muhamagaro, ukawukoresha urema ihumure muri benshi mutanahuje ukwemera. Ko uranyura ku mukecuru n'icupa uti aragiye koko, nawe arabizi ko Theogene hari umumaro yaramufitiye. Ni gute twaba muri sosiyete dufitiye umumaro abizera n'abatizera ku buryo tubavamo? Uzi ko Theogene ataha ari bwo abantu babonye umumaro Theogene yari afite. Yego cyane pe. None uzase nk'ukora task zafata ko ka examen gatoya ugakore ujye muri quartier umukozi w'Imana muzi mwemera atuyemo, ubaza abasinze nka batatu cyangwa kwikabari iri hafi aho, ubaza abaturanyi be baziti nk'uyu muntu bite, wumva ubuhamya bw'abantu. Hari abazavuga uti arakatsindwa n'ishobora byose. Hari abazavuga uti uriya tutarahuriwe, uriya utaduha amazi. Hari abavuga ngo uyu utunyura akadutera ivumbi, uriya utanadusuhuza mu muhanda. Ariko muzarebe Pasteur Theogene abaturanyi hepfo haruguru dukurikira iyo uzi abana bari bahari yarihiraga amashuri. Uzi ko muza abo yagaburiraga gusa abo yarihiraga amashuri mutazi, none se abo yafashije batabonye uburyo bwo kuvuga. Aba bagabo batwigishije gukora vrema, kandi ndabizi ko impano bari bafite ntabwo zifana nabo, ziba nzima zikimukira mu bandi. Muzibuke ko umwuka wa Eliya waje muri Yohana, abasoma Bibiliya murabizi, n'umwuka wa Theogene ufite undi uzajyamo, n'uwa Donati ufite undi uzajyamo. Ariko nakifuza kugira imirimo nk'iriya ndabarahiye. Bano bantu barakoze. Nokuri barakoze pe. Twajyaga tujyana na Donati kuyobora amateraniro ahantu bita Igiti mu ijoro ryo kuwa gatanu, bigatuma ntijujutira urugendo. Hari igihe twigeze tubura moto, tugenda n'amaguru ibirometero bingahe, ndamureba nsigara inyuma, ndamureba ndeba ukuntu ari kugenda, nyine yari afite ubumuga, ndamureba tangije ndavuga ntubu nakitwaza iki ngewe ngo nananiwe kandi ndi muzima. Ishyaka yagiraga imisozi yazamukaga. Ubusubu uyu munsi nakishingikiriza iki? Imana ishimwe, kandi ntabwo navuga ngo mbifurije uruhuko ridashira, niryo barimo, barahatuye, ahubwo ndabizi ko tuzabana nabo. Ikintu cyambabaje ni kimwe, nuko tutazongera kubamenya. Tuzasanga bambaye ubwiza buruta ubwo bari bambaye mu isi. Kuko amarangamutima baza azapfira hano. Mane baho umugisha. Ya cyane. Hanyuma turi kugenda dusatira umusozo. Mu bihe by'ibibazo, mu bihe by'intambara, mu bihe by'urusaku, ubirimo yakora iki? Bwa mbere ndagira ngo mbabwire ko ibihe by'intambara bisiga intwari, ariko ibihe by'umunezero umuntu ashobora kubiberamo ikigwari. Icyo ni kimwe, kuko nta ntwari n'imwe yari yaturuka mu bihe by'umunezero, ubundi intwari igaragara iturutse mu ntambara. Tubona umuntu, ibigwi by'umuntu tubibona dukurikije izo yatsinze, ntabwo dukurikiza aho yanezererewe.
reka mbabwire ngo rero igihe cy'intambara, igihe cy'amakuba niho tuba tugiye kuremesha ibigwi nyabyo. niyo mpamvu ukwiriye kurwana kugira ngo ugume kuba uwuriwe kandi ugume kuba ushimwa n'Imana. Yego. Murakoze cyane, ndabashimiye. Imana ibaha umugisha. Kandi mwaritanze cyane cyane, nge byaranejeje ko ngira ngo uribuka umunsi nakuvugije ndi Nyarugenge, maze kubavugisha bambwiye ati nta muntu waje. Yego. Byarambabaje nyine cyane, ariko menya amakuru ko uhari. Imana iguhe umugisha. Amen. Uko ubivuga nuko uburyo ubikoramo nanjye niko mbura uko nkubwira. Imana ishimwe. Ni ukuri. Ya, murakoze cyane. Reka dusoze muduha nimero za telefone, hanyuma munadusengera Imana. Nimero ya telefone ubanza ikimenyetso cyo guteranya 250 788 72 6 8 niyo nimero ni ya MTN. Yego, niyo nimero ya Niseti. Nta muntu nyitabira telefone ninjye. Reka nisegure ku bantu baduhamagara ntitubitabe, biterwa naho turi, ariko kandi nongere mbibutse ko hari igihe witegura kuduhamagara tutiteguye kwitaba, kuko domaine nivuga butumwa. Mujye mwihanganira ko hari igihe umuntu atasiga iteraniro ngo ajye kwitaba telefone. Mujye mwihangana, hari n'igihe zishobora kuba ari nyinshi wasohoka mu materaniro ntuzihamagarire rimwe, ariko mujye mumenya ko twazibonye kandi uhoraho abaho umugisha. Amen. Reka dusenge. Mana, turagushimiye kubw'ubuntu bwawe, waduhinduye abanyamugisha, utwemerera no kuwutanga, utugira abahesha bawo. Twatuye kandi duhahesheje umugisha buri muntu wese watabaye kuri izi mpande, bene data bari hanze banyakwigendera, ndetse n'aba bene data Donati na Theogene. Imana idakiranirwa, ndakwinginze kugira ngo ukore mu bubiko bw'ibyo wageneye abanyamirimo myiza, ubaha ibibakwiye. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye none iteka ryose. Amen.